Ushobora kuba ufite umusatsi wa naturel ukagerageza kuwitaho ariko ukabona nta gisubizo cyiza ubona. Ushobora kuba waragerageje ibintu byinshi kugira ngo ugire umusatsi wa naturel ariko ukanga ugacika, bikagera aho nawe ukaba wacika intege. Reka dutangire tureba wash the routine. Twabyise wash the routine kuko ni uguhozaho, ni akamenyero tugiye gufata mu gihe runaka kugira ngo tugire umusatsi wacu mwiza. Izadufasha rero kugira ngo umusatsi wacu uzagaragare neza ndetse kandi ntuzacike. Bidusaba rero guhozaho, niyo mpamvu twabyise wash the routine. Ubundi nitwa Sonia, aha kuri channel yanjye tuganira ku buzima bwiza, ubwiza ndetse n'uburyo twakwikunda uko turi n'ibindi bintu byinshi byiza bitandukanye. Niba ari bwo bwa mbere uhageze, ndagusaba gukora subscribe ndetse ukunda iyi video, ukore like, ukore no ukazogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Ngushimiye kandi ko wabikoze niba ari bwo bwa mbere wari uhageze. Niba kandi wari uhasanzwe, ngushimiye ko nanone ugarutse kugira ngo dukomezanye turebe ku bintu byiza byadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubundi wash the routine ni gahunda y'ibikorwa ukora kugira ngo usukure, usige, wite ndetse uvugurure umusatsi wawe. Iyi gahunda wajya uyikora buri cyumweru umunsi umwe. Wamara kuba umusatsi mwiza, wamara kuwuha gahunda, ushobora no gufata na nyuma y'ibyumweru 2 cyangwa se nyuma y'iminsi 10. Ntuzarenze ibyumweru 2 kuko umusatsi wawe uzaba mwiza kuko wahojejeho. Bisaba guhozaho. Ibi bintu nkubwiye iyo utabikora umusatsi wawe uracika, umusatsi wawe urakurambira, umusatsi wawe ugaragara nabi, umusatsi wawe ni wo wumva wahozamo ibisuko. Nta gihe na kimwe kibaho wowe wakumva ko ukeneye kureba umusatsi wawe kuko utagushimisha, uhora wumva wasuka. Ibi bintu rero ngiye kukubwira ndagusaba guhozaho. Umusatsi wawe umeze nk'uruhu, nawe ukeneye kwitabwaho, ukeneye gukaraba, ukeneye ko uwusiga ndetse ukamera neza nk'uko n'uruhu rwawe uba warwitayeho. Rero niko umusatsi wawe umeze. Witeho kugira ngo nawe ujye wumva utewe ishema nawo. Hari ibikoresho rero ukeneye kugira ngo ibyo byose ubigereho. Igikoresho cya mbere ukeneye ni amazi. Amazi ashobora kuba ashyushye cyangwa se akonje, ayo ari yo yose wabona, ariko biba byiza cyane iyo ari amazi y'akazuyazi. Ikindi cya kabiri ukeneye ni shampoo ya naturel. Shampoo ya naturel ntabwo ari za shampoo dukunze kubona mu masaro bakunze gukoresha. Ujya urareba shampoo yanditseho sulfate free, iyo shampoo ikora neza cyane muri naturel. Ikindi cya gatatu ukeneye ni conditioner. Icya kane ni amavuta. Hari amavuta atandukanye aho ushobora kubukoresha mu mutwe wawe ukabona yabaye meza, umusatsi wawe wabaye mwiza, ariko ntabwo akora ku misatsi ya buri wese kuko tugira imisatsi itandukanye. Rero ibi ngibi ndi kukubwira ni iby'umuntu uwo ari we wese, umusatsi uwo ari wo wose. Wenda twazavuga ku mwihariko wa buri musatsi bitewe n'ubwoko bwawo, ariko ibi ngibi ni iby'imisatsi yose. Wowe niba ufite umusatsi ukaba hari amavuta usigamo ukabona ni meza, ni byiza, wayakomeza. Ariko niba nanone hari amavuta yakwangiye, warabuze amahitamo, nanone ndakubwira icyo wakora. Ibi ngibi nkubwira rero, amavuta meza wakoresha atagira ingaruka ku musatsi wawe ni amavuta yanditseho coconut. Nujya kugura amavuta ujye urareba niba ari amavuta ya coconut. Nataba ya coconut aba yitwa shea butter, yarakozwe muri. Donc ujye urareba ibintu byanditseho ni coconut oil, ni shea butter cyangwa se akaba olive oil.
Ayo mavuta niyo mavuta meza akunda gukundira abantu benshi ku misatsi yabo yose. Uzite ku ibyo bintu: coconut oil, shea butter cyangwa se olive oil. Bigusaba rero kujya usoma mbere y'uko utwara amavuta waguze cyangwa se mbere y'uko ugura. Ujye urabanza urebe niba yanditseho ibyo bintu bitandukanye. Ikindi kintu uzakenera ni igitambaro cyo mu mutwe. Igitambaro cyoroshye, ntabwo ari igitambaro ubonye icyo ari cyo cyose. Uzajya uhitamo agatambaro kagufata mu mutwe ntikagwe cyangwa se ngo kavemo uko kabonye, ariko nanone kakaba ari agatambaro katagutera icyokere, kuko umusatsi wawe ntabwo ukeneye icyokere. Rinda umusatsi wawe icyokere. Rero nushyiramo agatambaro ukagashyiramo urangije kuwumesamo cyangwa se ukagashyiramo ugiye kuryama, nabyo bizagufasha. Reka nkwereke rero uburyo ibyo bintu byose nkubwiye ushobora kubyifashisha uko bikurikirana kugira ngo ubikoreshe. Ya mavuta nakubwiye, mbere y'uko umesa mu mutwe agomba kuba arimo. Niba umusatsi wawe warigeze kuwureka ntuburimo amavuta, ntuzongere kubikora. Ujye urashyiramo amavuta ariko atari menshi mbere y'uko uwumesa. Hanyuma bizagufasha, twa tuvuta washyizemo tuzagufasha ko nushyiramo shampo itazahita ica umusatsi. Iyo washyizemo amavuta arorohera, umusatsi wawe urorohera ku buryo iyo urimo kumesamo umusatsi wawe ntabwo uhita ucika. Noneho warangiza ugafata ya shampo ukayishyira mu mutwe, ukamesamo n'intoki zawe. Ukamesa, ntabwo umesa mu musatsi gusa, umesa no ku ruhu. Ugenda ukubishaho intoki ku ruhu rwawe. Hanyuma iyo umaze kubona umusatsi wawe unoze, urarekeraho. Niba umaze gukaraba na shampo, hakurikiyeho ikintu cyitwa deep conditioner. Iyo ari ntayo ufite, dore ikindi kintu ushobora kwifasha kandi cyiza kiri naturel gifasha umusatsi. Niba ari nta condition ufite, koresha avoka. Koresha masike ya avoka ivanzemo igikakarubamba. Ndumva ahantu henshi hakunze kuboneka igikakarubamba ndetse n'igi. Ibyo bintu nubikoresha nka masike, uzayikoresha nibura bimaremo iminota 30, hagati y'iminota 30 n'isaha. Nyuma uzabikuramo, bizaba byakoze, n'ubundi woze mu mutwe wawe. Iyo masike isimbura conditioner. Iyo ntayo ufite, ukoresha iyo masike nkubwiye. Ariko iyo masike nanone iraruta icyo kindi kintu wakoresha, kuko iraworoshya, irawurinda cyane. Hanyuma iyo umaze gukoresha ibyo ngibyo nakubwiye, urakaraba. Iyo umaze gukaraba urawureka ukumuka. Nyuma yo kumuka ugashyiramo n'ubundi ya mavuta nakubwiye. Iyo umaze gushyiramo amavuta, nta kindi ukora ni ukuwusokoza. Urasabwa kuba ufite igisokozo cyiza, igisokozo kitavunitse. Hari ukuntu amenyo y'igisokozo avunika cyangwa se kikaba gishaje ku buryo usokoza kigaca umusatsi. Kigomba kuba ari igisokozo cyiza kidaca umusatsi, ndetse gifitemo umwanya, kitegeranye cyane, gifitemo umwanya ku buryo umusatsi iyo uwusokoza wumva bitarimo kukubabaza. Iyo utari buze gusokoza, wenda ugiye nko kugenda cyangwa se ushaka kuwureka ngo ube uwusokoje, ushyiramo igituta. Please, ikintu cyitwa igituta ukizirikane, gifasha umusatsi cyane cyane cyane. Umusatsi utajyamo igituta ntabwo ukura, kuko iyo utarimo igituta uwuhozamo igisokozo, kandi guhora usokoza umusatsi nanone ntabwo ari byiza. Rero ugomba kubika umusatsi wawe, gushyiramo ka gatambaro wenda ugiye kuryama, ariko kagashyiramo harimo igituta.
iyo ubona utari buze no gushyiramo, utari buze kuwusokoza kandi wenda ugiye nk'ahantu, ushobora gukoresha agaperike, ukambara agaperike ariko ukakambarira kuri cya gituta cyawe. Iyo udashyizemo igituta ushobora gukoresha ibindi bisuko nka twisiti cyangwa se ibindi bisuko binini bitakubabaza uruhu cyangwa se ngo bibe byaca umusatsi. Hari ukuntu umuntu asuka ukabona agasatsi k'imbere kagiye karacika kavaho. Ibyo ngibyo biterwa n'uko uba wasutse igisuko gica umusatsi. Ntugatume abagusuka bakurura umusatsi wawe kugeza ubwo ubabaye ku ruhu. Ujye ukoresha ibisuko bitari buze kukubabaza ku ruhu, ndetse iyo byakubabaje ni nabwo twa dusatsi tw'imbere tugenda ducika. Ibyo bintu ukwiriye kubyirinda nk'umuntu ushaka umusatsi wa naturere mwiza kandi ukomeye. Nkakwibutsa nanone ko ugomba gukoresha igitambaro gituma umusatsi wawe utazamo icyokere. Uko byagenda kose, nubwo utakoresha igitambaro ukaba uri muri situwasiyo iyo ari yo yose, rinda umusatsi wawe kuwushyira ku izuba, wanika izuba, kuko bituma ugira icyokere. Ya mavuta wasizemo arokerana hakazamo ibyuya. Bya byuya byaje rero bihita biba umwanda. Uwo mwanda rero utuma wamesa mu mutwe wawe kenshi cyane, kandi kumesa mu mutwe nanone kenshi buri munsi ntabwo ari byo. Ibi bintu nkubwiye urabikora mu cyumweru kimwe, ubikore mu kindi, bihereze nk'amezi 3 ubikora buri cyumweru. Nyuma y'ayo mezi 3 uzabona impinduka. Nyuma y'izo mpinduka uzajye ukoresha nibura rimwe mu byumweru 2 cyangwa se mu minsi 10, ariko nibura umese 2 mu mutwe wawe ukoresheje ubu buryo. Wibuke iriya masike, wibuke amavuta ubwo ko nakubwiye, wibuke shampo ya Safety Free, wibuke ndumva ari ibyo ngibyo ugomba kuzirikana kuri iki kintu. Iyi rutine, yigire rutine kugira ngo ugire umusatsi mwiza. Biragusaba kutarambirwa. Nturambirwe, kuko ubwiza ukeneye ntabwo buzizana. Ubwiza uzabuharanira, uzabukorera. Wakoze cyane rero. Igitekerezo muri comment cy'icyo twakora kindi, cyangwa se cy'uko wowe wari usanzwe ukora umusatsi wawe, ube waduha inama. Donc igitekerezo cyawe ni ingenzi, ugishyire muri comment. Wibuke gukora like, ndetse usangize iyi video n'abandi bantu bafite naturere cyangwa se bifuza kugira naturere ariko bikaba bibagora cyane. Bakurikize ubu buryo. Ibihe byiza.